tugiye kureba uburyo Imana ishobora kukuzamura mu ntera. Tumaze iminsi turi kuri iyi taburo, ntabwo n'ubundi ndi buyige kuri uyu munsi, ndayikunze cyane kuko irimo byinshi umuntu yayigiraho. Itaburo twarayibonye uyu munsi ni wa gatatu, ubutumwa ni wa gatatu tuyikoresha. Kuba Maslow's hierarchy of needs, pyramide Maslow, ibintu dukeneye mu buzima. Ntabwo mbigarukaho cyane, washaka kubigarukaho yasubira mu butumwa bw'ejo kuri 23 twarabisobanuye mu buryo buhagije. Ariko uyu munsi, ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo uzamuwe mu ntera. Imana ikuzamuye mu ntera, sister and brother. Gute? Uyu munsi nukurikiza process, amategeko Imana igendere kuzamura mu ntera, urazamuka mu ntera. Iyo tuvuze kuzamuka mu ntera si mu mafaranga, kuzamuka mu ntera mu byubahiro by'ijuru, ariko uciye bugufi ku isi. Amen. Nkanje wenda nihereho, usanga abantu benshi batangazwa nuko nacika intege. Ariko John uwo mubiki, ko tureba tugasanga za views kuri YouTube ari nkeya. Biterwa n'iki ko udacika intege ngo birebye nkuko bandi ugere mu bihumbi n'ibihumbagiza baguhe n'amafaranga, ariko ntucika intege. None se views 50 zaguha amafaranga? Ngiye kumara imyaka 5 nkora uyu murimo w'Imana kuri online cyangwa se kuri izi mbuga nkoranyambaga, niko bavuga mu Kinyarwanda cyiza. Ariko turareba tugasanga abashaka kumva ijambo ry'Imana ni bakeya, abajya kuri YouTube bakabona ubutumwa ni bakeya n'iki, ariko nta gucika intege. Yenge kuvugira ijambo rero, reka muri muri net mbabwira impamvu nacika intege. Kuri jye ku giti cyanjye ngomba gucika intege. Turi muri societe y'ibihugu by'i Burayi, gusenga kwabo ni guke. Uhura n'umuntu atigiye sinemera Imana kwibaho, avuga mu kidama cyane ngo mu kirimi cyane ngo ya trois qui pogo. I don't believe in God. Dieu n'existe pas, nta Mana ibaho. Nibi nabaho ubwo ngubwo basogokuru nasogokuza barayisenze. Ubwo ni new generation, ni bake cyane usanga muri mu b'Imana. Barahari simbihakana. Wajya mu rusengero ugasanga rusengero rurakonje, ntabwo ari l'église vivante. A living church. Ukabibura gacika intege. Noneho ikindi gusenga ni guke, ukavuga uti tujye mu nsengero z'Abanyafurika. Insengero z'Abanyafurika nazo ukawuzituyemo, wazituramo ugasanga uwitwa umukuru w'itorero afite ikintu cyitwa proudness muri urwo hejuru. Niwe master planner, abandi ntimukoma. Irivuze pastor urusengero, irivuze bishop, irivuze apotre, irivuze Imana. Nta kumvikana guhari n'abakristo ngo babanze binjire mu murimo w'Imana bagira icyo bumvikanaho na kimwe. He decides himself. Ibimujemo nibyo niko kuri. Kanyeri kicaramo ugasa n'ikigoryi kandi ufite ubwenge. Kavuta ariko se ubundi nzabaho naterana nabiri cyangwa bataba bateraniye. Ecclesia, Église. Nubwo mfite my inner church, ariko ngomba guterana n'abandi. Ikindi, I have my mission.
Emission yawe on l'étouffe dans l'œuf, bayisubiza mwigi, bayikandiramo ndani. Nta mwanya ugiraho kugira ngo isore. Kavuga ariko se wa mana we kwa haruna wamvanye naho wangejeje uyu munsi ndagukorera gute? Kandi mfitanye nawe isezerano. Nige nivuga ku giti cyanjye ibyo nabashije kubona. Orgueil, guse abacu abo twita abacu les africains, n'ugusengana proudness cyangwa se orgueil, bakongera ikintu kitwa money every Sunday. Money. Kandi se make. Amafaranga ntabwo ari make. Have to give money. Inyigisho buri inyigisho nta ni interpretation nko nakunze kubivuga zitarihuye nuko umwuka wawe rakuyobora. Bari muri twa tuntu icyo bita icyaha ni twa tuntu twa maonesho. Ikibi ntibagikanda bakimene. Sinshimanza ariko ndavuga iki nkurikije ibyo mbona. Ikibi ntibagikanda ugashaka urukundo abantu barimo kwigishaho, ugashaka imbabazi, ugashaka money. Turu twamunesha akaba ariko tugenda gusa. Kindi yewe iyo mpagaze hano cyangwa se nicaye hano ndi mu nsenga, nibyo bita spiritual therapy spirituelle, spiritual therapy. Aho kugira ngo ubura ukorera uhavugira Imana, utangire wigunge, utangire wihereho dore ko n'abantu ari bakeya. Urumva urusengero rwawe n'Imana yawe ukarwubaka umunsi ku wundi, wasenga wavugana n'Imana mu cyumba cyawe nk'uku, mind yawe cyangwa se umwuka we kurimo, wala umwuka we kurimo ukakwereka abandi bantu bicaye barimo kugukurikira, ukumva urimo atanga ubutumwa bugufasha bufasha n'abagenzi bawe. Ingorane zose ukazishyira ku ruhande, ibibazo byose ukabishyira ku ruhande, ugafata uyu mwanya ukavugana n'abagenzi bawe n'Imana yawe en même temps mu gihe kimwe. Simba ndimo nkira ku giti cyanjye kandi nkaba nubahiriza isezerano nagiranye n'Imana. Ku bandi mwebwe munkurikira niyo mwabiri cyangwa batatu, ni ukubahiriza isezerano nagiranye n'Imana, to be grateful, kandi biracyaza. Uzambona wese rero nibereye iwanje mu cyumba cyanjye ntuje nka hano, ndi mu murimo w'Imana, ntazibaze ngo jyonare mu biki. Ni ku giti cyanjye n'isezerano nagiranye n'Imana, no kuri mwebwe sisters and brothers, niyo mwabiri cyangwa batatu munkurikira birahagije. Kuko ntabwo nzabazwa ngo John ko twagiranye isezerano cyagihe byagenze bite. Twagiranye isezerano ryari rero bitugiye kureba. Amen. Ugirana n'Imana isezerano ryari hano. Physical needs, ibintu dukeneye byo gutunga umubiri wacu bya buri munsi, guhumeka, ibiryo, amazi, aho urambika umusaya, imyambaro n'ibindi. Uvutse ibi ngibi ugasanga urabifite byose,
wahavutse amatara yaka ku rwego rwa mbere. Nk'abantu bavukira muri ibi bihugu byateye imbere, kuvuga ngo imyenda, kuvuga ngo ibiryo, kuvuga ngo amazi, kuvuga ngo arabifite, akazamuka akajya ku rwego rwa kabiri, agasanga afite umutekano w'ubuzima, afite akazi, afite ahatuye mu muryango, naho yisanzurira. Ibi byose arabifite, agasanga akubaka we ku giti cye. Ahangaha iyo byageze ahangaha, umwana kugeza ku myaka 18 umwana bari hano, abarizwa hano mu babyeyi. Ahangaha ni wowe n'Imana yawe, cyangwa se wowe ubwawe, ni wowe ushyiraho inshuti, ni wowe ushaka inshuti, hano ubucuti tu, ugashaka n'ibyawe, waba ushaka ugakunda umuryango cyangwa ntukunde, ni uburenganzira bwawe. Urabifite, ukazamuka, confidence, kwigirira icyizere, achievement, respect of others, kubaho n'abandi n'ibindi, ugasanga mu mategeko yabo nta muntu ubangamira undi, ukagira muri ibyo bita rero prestation, kugira ngo noneho ukerekana ubuhanga bwawe, self actualization. Nawe ukaniga ukamenya, ukavuka hano ugasanga ibi birahari, ukazamuka ukagera aha, ukagera ku rwego rwo hejuru. Icyo gihe abantu bavutse bafite ibyangombwa kuri bitana, kenshi Imana kuyemera birabagora. Birabagora. Abana bavukiye muri abo bita abavutse amatara yaka, birabagora, kandi ntabwo yumva agaciro k'Imana muri we, kandi kandi rumwe n'ubwo ntabwo namurenganya, kuko umwarabu ati John, you are lucky, uramunyamahirwe kuba uramenya Imana ukayemera, tukagira tugora. Ntabwo numva ukuntu nakwemera Imana, ntabwo numva ukuntu Imana ibaho, nambitewe n'iki, kandi ukamwumva koko, kubera se ko narwaye nkagera kure, cyangwa se nkasonza nkambara ibigunira, nkatera ibiremo, nkarwara imvunja, bigatuma nemera Imana. Agakiza ka new generation ivutse itya, izamuka nk'ikiyege, babyita kuzamuka nk'ikiyege. Ibintu byose ari urwijyane, akazagera ubwo noneho aniga za masters na za PhD n'ibindi byose akarangiza. Ntabwo bimworohera, ntabwo yigeze hagera hahandi Imana isimbura ibi byose. Amen. Imana igasimbura ibiryo, Imana igasimbura amazi, Imana igasimbura aho urambaye ku musa, Imana igasimbura imyenda, ukamera nka Yakobo ukisegura ibuye uryamye. Isezerano ibingiri riruze, umwana w'umuntu iyo ubuze aho urambika umusaya, wajya kurya ukarya kataribwa, wakwambara ukambara ibigunira, wagenda mu gihe cy'intambara ukambara ibirere mu mwanya w'inkweto uhunga, ukagera ahantu ukicara, umuntu akaza wagira amahirwe akakubwira Imana, ntabwo yihakana. Imana urayemera. Hari umuririmbyi nkunda cyane, bigize Gentil, n'ujya avuga ngo biragatsindwa kuticirwa n'inzara mu butayu, ariko wagira mu bisubizo ugahakana Imana yawe. Ntabwo byemeye gushyiraho ukaririmba nakagashyizeho, kereka mpaye uburenganzira. Kuticirwa n'inzara mu butayu, ahangaha hari igihe hinduka ubutayu, hinduka ubutayu. Kandi hano abantu baraha bakabura iyi besoin, iyi need, iyi besoin yo guhumeka, y'ibiryo, y'amazi, yo kurambika umusaya, y'umwambaro n'ibindi. Imana ibakunda, niho Yesu yibera muri abo ababuze ibi, kabamwuka wo guhumeka ntawo bari bafite. Uzi kuba mu nkamba babyigana kugira ngo uzabone aho uryama bikagora mu nkambi z'impunzi. Muri gereza nuko umuntu hejuru y'undi kandi umwuka aboneka, Imana ikawutanga. Ibiryo utatekereza ukabona ubaye nka yanyoni muri bwa buzima.
aho ugiye ngo waba uri impunzi aho ugize ngo uratuye wicare ni amasasa akagukubita n'abana mugahaguruka mukiruka mukagira ahantu mukavuga mukarimbira Imana ngo nitegereje umusaraba nitegereje umusaraba wo Yesu yadupfiriyeho nkubonye ndamutakambira ngwambabarire. Aho ngaho niho uvuga uti ndi muri humility, ndi mu gucishwa bugufi ugatona nka John. Muri kwa kubura icyakura, muri kwa kubura amazi, muri kwa kubura imyenda, muri kwa ewe data we, ugafata yo Bible ugakomeza ukavuga Imana kandi waburaye wabwire, wagira ngo urazamura ijwi ngo uririmbe ijwi umwuka ukabura. Breathing. You want to breathe but you can't breathe. You can't breathe. Ukabura zamura ijwi ukavuga nitegere bikanga. Aho Yesu ari kumwe nawe tu, uri muri humility, uri mu gucishwa bugufi kumayo. Guca mu bikomeye, amasengesho yawe wagira ngo urasenza agakubita ku rutare umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine, imyaka itanu, imyaka itandatu, kubita ku rutare ku rutare ku rutare. Abantu baturiye mu n'umusazi kamera nkana yasi we muntu ni muzima ni umusizi, what happened? Tumujyane kwa muganga kanga ugahatiriza umusazi, bakaguheza muri byinshi aho abandi bayicaye bati atatunukira kubera ko bari rwavumba rwavumba mu bantu kwemera ukaguma tu kaguma ku Mana yawe tu. Ibyo se wabivuze ugatangira gushidikanya ubasha bw'Imana icecetse cyo. Aho rero ugera hahandi wumva wanzi isi, ntugire umuntu usimbuza Imana yawe ngo umugire idol ishigirwa Mana. Iyi si ndayanze, usibye ije n'Imana yanjye nta kindi cyanyitambika imbere. Ukahagera iyi si ndayanze, sinifuza ikindi kintu cyanyitambika imbere hagati yanjye n'Imana yanjye. Nta kabende sinshaka ikintu mujye kuri Imana nitambike ngombe guhengereza nciye ku kindi kintu. Ngomba kwireba directly, nareba imbere ntagira kantu kakijima mbona nkabona umucyo, ugasigara n'Imana yemeze mutyo muri bwa buzima bugoye. Amen. Murumva ukuntu umuntu agira n'isezerano n'Imana. Imana urumva buhoro buhoro igatangira kuguhakuka, kagudohorera ukabona imigozi itangiye kujishuka, the chains are broken, iminyururu itangiye guhambuka, ikuboshye buhoro, ukabona akantu k'umucyo, ukabona amakamyo yashe azanye impungure, maze kimwe ntazo mufite, amashaza yindi bayita gucya ya mashaza y'umuhondo, ukabona araje, ukabona kawunga kandi k'umuhondo cyangwa k'umweru karaje, tabiteganyaga. Imana igashyira amakayaga, gatangira gushyira amakuku, gatangira guhumeka. You breathe physical needs, zigatangira kuza buhoro buhoro. Noneho aho ni muri humility, waciye bugufi kandi warabyemeye kandi ntagira ikitambika hagati yawe n'Imana, ukanayubaha ukayubaha Imana igusaba bigaragara nk'ibidashoboka. Muri iki kigeragezo ukumva Imana irimo gusaba ibigaragara nk'ibidashoboka. Ninde wanshiza, ninde watunyigira ubuzima bwo mu nkambi z'impunzi zisharira zitya, wari ufite inzika, wari ufite mujinya, wari ufite kuba wagira nabi. Imana ibwira ngo you have to forgive John. Ababarira, babarira buri wese, babarira mwene so,
babarira musangiye amaraso, babarira musangiye igihugu, babarira umuvandimwe, babarira buri wese umubone nk'umuvandimwe, sister and brother in Jesus' name. She is human being, n'umuntu mubabarire nawe siwe hari ikibi cyatumye gukorera ibi, ukaba bitabarirwa, ukumva urahageze, ukumva ubonye ubushobozi, ukamera nka Dawidi ntiwagira nabi, Sawuli muhiga, ukamera nka Stefano bamutera amabuye. Mana forgive, sinshaka no kubareba, ntabwo amaraso yanjye azabahamena, ntabwo ari kuvuga bababarire ko batazi icyo bakora, ukumva aho warahageze, ushobora kugira nabi niyo hazi kitambetse giti. Babarira John, babarira sister, babarira brother, babarira bano bantu. Obeisance, humility, kuca bugufi, obeisance. Ngategeka baramu ngo yantanye umwana, genda utambe umwana wawe igitambo. Kabwira Yona ngo Yona waramenye uri muri ijambo ryanjye, giye ryo kuribwira abanzi, ufitiye hene, ufitiye urwango rubi cyane, genda ubabwira ubutumwa. Yona ati ndagashaka singero ndaguhana. Ndaguhana upaka ugiye kandi ko kiramuhana. Iyo tubashye Imana wamaze kwimenya muri kwa guca bugufira guhana. Kwajyayo genda Mose, ndakubwiye mu bwoko bwanjye ubuvane muri buri twageze mu gihugu cy'isezerano. Mose ati boha Mana yanjye we data wa twese ko ntazi kuvuga ndidimanga ibi bintu ndabigenza ndamuyobozi wabo ku bwoko mbuzi ko ari ubwoko bugoye ndabuyobora gute, buyobora ariko ngutegetse. Go ahead. John uri mu bihugu bigoye, nta views ntaki, ariko fata bivuge ubwira butarora. Umunsi kundi ubwira butareba niko ngutegetse, niko ndiye sezerano ryawe ryo kujya kuvuga ubutumwa bwanjye ku isi yose, nuko ngo ugomba kuvuga muri ibi nkabikora. Kandi nkumva mfite ijwi rimbwira ngo kutakoze umurimo wanje, uyu munsi wakererewe jya ku kazi. Nkajyayo nkaza nkicara nkafata umwanya amasamwa, nyamone kugiye kureba ibintu mba ndimo, umwanya bintwara. Bavuga uti John ariko biti utazi Imana abibona nk'ibindi bya proudness n'ibindi niko abibona. Ariko si byo ndi mu sezerano, ndi mu kubaha, obeisance, kubaha Imana uko integeka kari ko nkora. Amen. Imana ikagutegeka ngo ukamera nka wa musore w'umutunzi, genda ufate ibyo ufite byose ubiha abakene. Ibinegeze nabikora tu, ntumbijwe imbira ngo John uwo mwenda wambaye, izo nkweto wambaye, njya mbikora. Terura byose ubijyane, ubiha abakene. I have to do it. Ngomba kubikora. Ndimona abantu bajya mu rusengero ati imodoka nagendaga mu ndayitanze. Siye ko wihaye ibyo ntibikureba, nagenda kayikoresha nabi. I know I'm aware about. Nutanga uhaye Imana, wakiriye pastor cyangwa nuraka, ibyo ntibikureba. Warangije iby'Imana yakubwiye ngo kuri uyu murimo wawe ukoze. Wowe rero ufunze ijuru. Wa undi yarikingwe urarikinze kandi rero ahaye cya 10 n'amaturo urabiriye, uzabona ishyano. Undi nka mukecuru watanze amasenge 2 mu rusengero, agiye gutura ntajya sigarana, noneho yaguheza amasenge ngo kuri umurimo w'Imana wo gushyira mu mufuka yawe, ufite akaga. Tujya kagabuye. Amen. Iyo rero bigeze aho ngaho, Imana ikabona ko ugiye gucika intege muri kwa kuyubaha, genda utamba umwana wawe Isaka,
ndagiye Imana iravuze tu Imana nyamubanzi ndagiye ikongerera imbaraga kabanzi kakubita mu cyuhagira ukava mufite imbaraga uri rutare butarakomera tugiye butarakomera maze gukomera rero genda ibyo byose rero Imana imaze kongera imbaraga Yesu yagize ati Mana ndakwinginze bye kubuko nshaka yambaye umubiri iki gikombe kindenge ariko nibuko nshaka biko ushaka iki gikombe kindenge intambara Mana ndakwinginze nagiranyica gerageza umbane hano hantu wamaze kwiheba amasasa kuri hejuru imbunda zikuri hejuru byarangiye Imana ikakongerera imbaraga tu ndi kumwe nawe humura wibuke rya jambo ngo nzagucisha mu nyanja mu muriro n'ahandi buri muri Yesaya ntacyo uzaba komeza mu Kristo musozi biruhanya zamuka genda komeza kagenda no hejuru kuzamurwa mu ntera birageze iyo wamaze kugenda wubaha Imana muri ibi byose wazamuwe mu ntera Imana yakugejeje aha ntabwo mpatinda ntabwo uzasubira inyuma si mu mafaranga si mu mutunzi si mu ki Imana yakuzamuye mu ntera elevation Petero ati akira imfunguzo z'ijuru Imana wibwira ko idasubiza uyibona amaso mu yandi amen Imana ukayibona amaso mu yandi ikakuvana muri cya kigeragezo ibisubizo by'amasengesho bikisukiranya kandi keza cyane ikakuva dasubiramo Imana wibwira ko idasubiza uyibona amaso mu yandi ikakuvana muri cya kigeragezo ibisubizo by'amasengesho bikisukiranya aho uba umaze kuba rutare udashobora gusubira inyuma aho uzajya uhora wibuka ko ari atari ubwenge bwawe imbaraga zawe umuryango inshuti abavandimwe n'undi muntu wese wabigizemo uruhare si Imana yawe muri kwa kuzamurwa mu ntera urumva basubira inyuma iyo wazamutse neza mu mushyira n'Imana ukava mu gucishwa bugufi ukubaha Imana uruzamurwa mu ntera umunsi ku wundi kandi usubira inyuma ukagenda wigira mu ijuru ubwo nuvuga ngo nukuzamuka utazagaruka hasi amen jambo ry'Imana bene data bakije jambo ry'Imana ariko ntabwo nasuza navuze ngo bene data muri byose twabonye uko umuntu agenda azamuka iyo bashije gucishwa bugufi ukavukira hahandi mu mwijima mu bukene mu kubura aho uryama n'ibindi Imana ikakuzamura mu ntera ntuzaba umutindi yavuze ngo uriya muntu n'umutindi kandi atunze uzinde kuba umutindi uzamukire ku mutima uzinde kuba umutindi umukristo w'umutindi abaho ndashaka kurekura ntuzaba umutindi umutunzi uzaha Imana ibyayo ababirya ubihorere be gutesha umwanya nibwo uzabukiranutse rwose Yesu se bayuda baryaga amafaranga y'icya 10 n'amaturo atari kumwe nabo ntiyabarebaga kabihoreraga yabe ko barimo kuyarya ibyo byigukerereza komeza uri mu bisubizo uri muri rwego rero uyu munsi none urabazwa ngo uri muri rwego niba ukiri hahandi hasi Yesu ari kumwe nawe tu kandi ari kumwe nawe kurenza babandi anytime nawe
wageze kuri rwa rwego wikwirata. Uyu umuntu uri mu bisubizo umwirasi mutindi. Ushaka gukomeza ya humility imbere y'Imana. Komeza cyo gufi imbere y'Imana tu. Muri kwa kuzamurwa kwawe mu mutima wawe wumva uciye bugufi imbere y'Imana tu. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Jesus.